Abanyarwanda babivuze ukuri koko ngo burya umurengwe wica kimwe n'inzara kandi umurengwe awusize wasiga inzara mbi cyane. Ese ibya Gasatsi ko mbona bikomeje kuba agaterera nzamba. Agakuru ka Gasatsi ni agakuru k'intekerezo. Gasatsi nyuma yo kuza kugera ku nzozi ze azifashijwemo no gusenga, saha izi ngizi tuvugana yahinduye imico n'imyitwarire ye. Gasatsi ubu ni umugabo usigaye urara mu kabari, umugabo usigaye ugira amahane, ararwana reka sinakubwira. Ibyo byose abikora yishingikirije ku butunzi yagabiwe na Nyagasani. Nyamara abaturage iyo bagerageje kumuganiriza abasubiza mu nabagira ati muramenye ibi byose mfite mbikesha amashengesho yanjye. Nta muntu numwe wigize ubigiramo uruhare kugira ngo mbigereho. Ni Nyagasani uhoraho, uwabimaye ni nawe uzabinyaka igihe ashakiye. Rero nta muntu numwe nkeneye kumva mu matwi yanjye. Muramenye Gasopo. Gasatsi wahoze atakamba yifuza kuzakiza umuryango we inyuma yo kuza gufashwa n'uhoraho Nyagasani, yahise amera nk'uyiteye umugongo. Ndavuga Imana Nyagasani uhoraho. Ubu ngubu Gasatsi kugira ngo ajye mu rusengero bibi ingorabahizi. Nkuko nabivuze yirirwa mu kabara nk'asinda akagerekaho no kurwana. Yewe ni wabo yavugaga kuzakiza niyigeze abikora, ahubwo yirirwa mu bagore ndetse no mu kabari. Reka sinakubwira Gasatsi iwabo nabo baramwinubye. Bavuga ko nubundi ibyo yagezeho ntacyo bibamariye, ngo birutwa nubundi kuba bari abakene aho kwitwa ngo nabakire kandi ni koko atari abakire. Ese Gasatsi ibi ngibi yaba biterwa n'iki? Abanyarwanda n'abahanga koko barebye kure baravuga bati umurengwe wica kimwe n'inzara kandi umurengwe awusize uhasiga inzara mbi cyane. Ese ibi Gasatsi azabyikora kangahe? Ese Gasatsi kuki adafata umwanya ngo yicare n'abakuru ngo bamuganirize bamuhanure? Gasatsi utacyumva reka sinakubwira niyo nka ntiyayumvira. Uku kutumvira kwe cyangwa se ngo yicane n'abakuru bamuhanure, abakuru bavuga ko ibya Gasatsi bitazaramba. Bavuga ko nakomezanya iriya myitwarire ye Gasatsi ataraye, hagiye kongera agakena ndetse agasebya n'umuryango we. Gasatsi imyitwarire ye ntabwo ihwitse ndetse n'abaturage ntabwo bayishimiye. Nyamara Gasatsi we yabaye nibindeba, gusa ngo yishingikirije imitungo yagabiwe na Nyagasani. Abanyarwanda n'abahanga. Abanyarwanda bagucira umugani mutoya w'umugenurano, nyamara ukubiyemo ibintu byinshi. Iyo uri umuntu nawe ureba kure cyangwa se w'injijuke ubasha guhita umenya ibyo bakubwiye. Ese uyu Gasatsi urabona amaherezo yari ayahe? Yego Gasatsi aracyafite imitungo, afite amazahabu, amatoni n'amatoni, gusa abakuru bavuga ko ibi bidateye kabiri. Gasatsi arisanga hasi. Gasatsi yirirwa mu nzoga, igishengura abaturage ngo nukagerekaho no kurwana. Ngo nibura yaba yirirwaga mu nzoga akirirwa mu izo ndaya ariko nagerekaho kurwana. Yewe n'ababyeyi be birumvikana baba bafite impumu, baba bashidikanya bavuga ko igihe icyo ari cyo cyose bakumva Gasatsi bamumenye impanga. Ngo kuko Gasatsi ariyumva, ngo reka sinakubwira gusanga ashagawe n'abantu bose.
abagore, abakecuru ndetse n'urubyiruko. Gasatsi akomeje ibikorwa bye bigayitse, wagira ngo niyibuka ibyo yasengaga asaba Nyagasani. Mu byo yifuzaga ubu nta na kimwe yagezeho, haba gufasha umuryango we ndetse n'inshuti ze muri rusange. Ibyo byose nta na kimwe yakoze, ahubwo ni ukwirirwa mu bagore asinda arwana. Ndabashimiye n'ukikwe n'agace ka gatatu ka Gasatsi.